mbifuriza amahoro y'Imana ngibavugisha ndi mama wa Louange muranzi ntabwo ari ubwa mbere mumbonye uyu munsi ndi jyenyine ntabwo umukunzi wanyu namuzanye ari ku ishuri kandi nagira ngo dukore ikiganiro adahari ndifuza ko tuzamutungura mu minsi iri imbere niyo mpamvu nje ngo tuganire n'abakunzi be tuzamukorera akantu keza amakuru ye rero mbazaniye ni amakuru meza ni muzima araho ni amahoro ari ku ishuri icyo nje kubabwira nuko yimukiye Kigali abakunzi be abafana be muri Kigali mwashyizwe igora mwakomeje kubisaba muri benshi uyu munsi wa none Louange ari mu mujyi wa Kigali niho twimukiye andi makuru ya kabiri nje kubagezaho nuko umuhanzi wanyu Louange afite anniversaire y'imyaka 10 yavuye mu binyabumwe agiye kujya mu binyacumi ayo ni amakuru meza rero nje kubagezaho nka mama we ariko mbere ko nyabagezaho reka mbanze mbashimire ndabashimira pe ndabashimira mbikuye ku mutima muri abantu beza muri abo kubahwa abana mu nkurikiye ndabapepeye umva abana inshuti zanjye abana inshuti zo mwana wanjye ndabakunda cyane ndabakunda niyo mpamvu ndahane nayo mpamvu nkora ibishoboka byose ngo umwana wanjye Louange abashimishe sabana gusa rero dukurikirwa n'ababyeyi benshi banampamagara bati mama Louange turagukunda dukunda umwana wawe akora indirimbo zidufashiriza abana akora ibiganiro bidufashiriza abana afite discipline n'umuhanga namwe babyeriraho muri mwese ndabasuje kandi bifuriza amahoro y'Imana saba ababyeyi gusa n'abandi muri rusange ntabwo Louange akundwa n'abana cyangwa ababyeyi gusa n'abasore n'inkumi muramukunda abari mu Rwanda abari mu mahanga abantu muri mu mahanga ndabasuhuje nabonye muri iyi minsi dufite abantu badukurikira bari bwota amasimbi n'ukuri biranezeza amahoro ndabashimira cyane muri iyi minsi bwo ndanezeriwe kuko ndibona ko bucanuye iri kuzamuka muri kuyireba amanywa nijoro subscribe muri kuzikora rwose ntago biragahato mubikora n'umutima ukunze mubishaka courage mukomeze mubikore kugira ngo umuhanzi wacu akomeze yagura impano kuko impano yagurwa n'ubushobozi kandi murabizi ko n'umwana ntandi mafaranga akorera babisaba rero ko nk'abakunzi be mureba YouTube yiwe mukamuzamura views kugira ngo azabashe guhembwa n'abashe kubona amafaranga ikindi nk'umukunzi we nk'umufana we nimufite icyo ushoboye mufashe umube hafi kuko indirimbo ni amafaranga ikiganiro ni amafaranga byose bikorwa n'amafaranga niba umukunda koko niba umufitiye urukundo rutuma wifuza ko azagira aho agera ngo ibintu nsange nka mama we dusange nk'ababyeyi be tumushyigikire impano yo kumeze yaguke igere kure icyari kinzanye rero cy'ingenzi nagira ngo mbabwiye nuko yaje i Kigali hari benshi mwakomeje kubisaba abana b'i Kigali mukunda Louange rwose nanjye ndabakunda mwubahwe ababyeyi b'i Kigali mukansa muti Louange ko tumushaka i Kigali n'ukuri Louange wanyu naramubazaniye twimukiye i Kigali ubu turi kubarizwa i Nyamirambo abana mufite anniversaire mwifuza ko mwayifitana na Louange arahari baba ndi mwajyaga mumpamagara mwifuza ko abamamariza rwose Louange wanyu arahari i Kigali ibigo by'amashuri mwifuza ko aza gususurutsa abana banyu mu biruhuko cyangwa mwafunze umwaka Louange wanyu arahari n'undi wese wamukenera ariko muteruka ko Louange aboneka muri vacances muri weekend nabwo ashobora kuboneka bitewe n'ikintu runaka ari ikintu kitamuvuna kuko twifuza ko ikintu cya mbere akora ari kubanza kwita ku ishuri kuko imyaka 9 afite ari mu wa 5 kumva rero nuko yakomeje kwiga kandi yakomeje gukunda ishuri ntabwo byabigira atabonye umwanya wo kwiga agomba kwiga muri vacances yaza tukidagadura tukabaha indirimbo twabonye ubushobozi tukabakorera ibiganiro abana n'ababyeyi aho muri mukanezerwa icy'ingenzi rero kindi cyatumye nza njyenyine si uko ntari kumufata nimugora ngo tuze tuganire nawe abasuhuze nuko afite anniversaire ndashatse ko tuzamutungura kwishima Louange wacu Louange wanyu afite anniversaire y'imyaka 10 ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 nejo wundi mumva ko nta n'icyumweru gisigaye iminsi yarangiye umuhanzi wanyu rero azavuye mu binyabumwe agiye mu binyacumi niyo mpamvu nk'abafana be naje kubabwira rero ngo muze dutegura umuhanzi wanyu tuzamushimishe imyaka 10 ni myinshi kuri we nanjye kuri nge n'urugendo rurerure na amateka maremare ariko tuzakomeza kugenda tuganira mbaha amakuru ye niyo mpamvu nifuje ngo ku myaka 10 mufashe n'abafana be kumutungura hari amakuru aherutse kureba kuri YouTube abona umwana wa mwana mugenzi we nawe ufite impano yo kubwiriza Beni abona ukuntu kuri anniversaire y'imyaka 10
yari afite abafana, afite abantu bamwitabiriye amagift menshi, arabireba arishima. Arangije abona ukuntu bamuhaye mashine yo gukoresha, abona ibintu byinshi bamuhaye, abari hanze, abari mu Rwanda bagiye bamwoherereza. Arangije arambwira ngo ko mama ngiye ngo abafana banjye ntago bankunda nise kubera iki. Arongera arambaza murese ngo ngiye ntago nkora ibyiza. Ndamubwira urabikora mwana wanjye kandi uragukunda. Arangije ngo none se mama ngiyewe ngo kimwe atajya bantungura ngo nanjye mame nkize impano nyine no umwana byavugaga n'umwana. Kuva icyo gihe rero afata igitabo nk'iyari kwiga akakirambura nk'uko mfashe iyi telefone, iki ni igitabo, yarangiza agafata igitabo akakirambura gutya akajya yandika nk'uri kwandika muri mashine. Bivuze yuko nyine arayikeneye, ariko kubera Imana azayibona, haba twebwe nk'ababyeyi icyo dushoboye turamukorera, namwe nk'abafana uyifite wayimuha cyane ikindi cyose wamuha kimufasha kwiga neza cyangwa gukora ibiganiro bye n'indirimbo ze kugira ngo bibashe kugera kure. None rero nk'abafana be ndaje nka mama we ngiye kubaha nimero yanjye, uwifuza kuzamuhereza gift, wifuza kuzifatanya nawe ku munsi w'amavuko, tuzabikora hano i Kigali, izaba ku itariki 6, azaba ari ku wa 3 n'ejo bundi, ako tuzayifita ari muri weekend kugira ngo abafana bazabashe kuba bari kumwe nawe kandi nawe azaba atagiye ku ishuri. Ngiye kubaha nimero yanjye, ndayishyira ku kiganiro cyangwa unayibabwira. Wifuza kumwohereza gift, waba uri hanze, waba uri mu Rwanda, waba uri mu ntara, wifuza kuzishimana na Louange niba mukunda koko nkuko mubimbwira. Hari benshi bampamagara, hari benshi banyandikira, Louange turamukunda, dukunda indirimbo ze, dukunda discipline agira, no muhanga, afite ikinyabupfura. Mwe mwese rero natwe mureke tumugaragarize urukundo ku itariki ye y'amavuko, tumwege ko natwe tumukunda, tumushyigikiye kugira ngo nawe akomeze atubere umwana mwiza urangwa n'ikinyabupfura, atubere umwana mwiza wo muhanga ukomeza gukunda ishuri, atubere umwana mwiza ukomeza kugaragaza impano ze, abone ko nawe ashyigikiwe. Nimero yanjye rero wamwohererezaho gift wifuza kumwohererezaho ni 078 28 97 38 ibariye kuri Yankurije Ariane. Wifuza no kunyandikira kuri WhatsApp, iyo niyo mpamagarwaho cyangwa wamwoherezaho gift. Hari na WhatsApp nkoresha ni 072 80 30 Niba wifuza ko umunsi wa Louange uzagenda neza, niba wifuza kuzabana natwe, wifuza kuzahaba, nimero ndazibahaye, wampamagara ukambwira uti mfite umwanya igihe niki, wifuza kuzaba ndi kumwe na Louange muri iyo weekend. Cyangwa ukambwira uti mfite gift ndi hanze cyangwa ndi mu Rwanda ntabwo mbasha kuhagera, gift nayohereje, ubutumwa bwe rwose nzawumugezaho. Kandi ikindi anniversaire tuzayikamera tubereke uko byagenze, tubereke niba namwe murebe niba umukunzi wanyu yishimye cyangwa yababaye. Ndumva nta byinshi ndi buvuge, tuzaganira cyane turi kumwe. Icyari kinzanye kwa kugira ngo mumenye amakuru ye, mumenye ko ari i Kigali, ikindi mumenye yuko afite na anniversaire, kandi mbasaba gukomeza kumushyigikira. Umuhanzi wacu umunsi ari kugera ku ntego ze, ngiye nk'umubyeyi ndikubona ko ziri kugerwaho, nta mafaranga arabona, nta bushobozi arabona, ariko intego ze za mbere no kugira ngo abana babone ibyo baririmba, abana bisanzure. Kuba uyu munsi umubyeyi ampamagara, kuba uyu munsi umwana ampamagara, mama Louange nkunda indirimbo umwana wawe Louange, nkunda mama papa, nkunda abana twishime, nkunda niyubahwe. Umubyeyi akambwira ati indirimbo z'umwana wawe zimfashiriza abana, umwana wawe uko agaragara imisubirize bimfashiriza abana. Ibyo byose biranezeza. Louange yaje kugira ngo abana bacu, abana banyu banezerwe bishime. Kandi nawe mubyeyi musangwa ahuri, ufashe umwana wawe mu bushobozi buke. Louange umunsi tumufasha nk'ababyeyi, ntago turi abantu. Hari ababibona bakagira ngo gufasha umwana no kuba ufite ibya mirenge wapi. Utuvugana ngo uyu munsi ndi umushomeri, maze igihe nta nakazi mfite, ari biraka runaka. Papa we nawe ari kwiga, niba ufite akazi ari kwiga, ariko ntago bitubuza gufasha umwana mu bushobozi buke tuba twabonye. Niba ari muri vacances aje twiyeranda tukamushakiramo nk'indirimbo. Niyo mpamvu wenda tuba tukinarira ngo ntarabona iyo kamera, ntarabona iyo laptop kumufasha. Ibyo byose nuko nyine ubushobozi bwa butaraboneka, ariko nzi ko nabwo buzagera bukaboneka. Mu bushobozi buke bwacu, mu mbaraga nke zacu, umwana wacu tuzakomeza kumufasha, kuko ibyo akora bigira abana banyakamaro, bigira igihugu akamaro. Ni umwana ukunzwe, ni umwana ubona umwana wawe cyangwa undi mubyeyi abona kumva aramwishimiye. Natwe nk'ababyeyi tuzakomeza kuba hafi, ariko namwe nk'abakunzi be, nk'abafana be, niba ufite icyo ushoboye wamufasha, cyatuma impano ikomeza kuzamuka, cyatuma impano ikomeza kugaragarira isi yose.
mubi hafi, turi hafi, turahari, udukomeze tubagezeho ibyiza bituruka kuri Louange n'abandi bana bafite ibyiza. Namwe ni karibu, ababyeyi mufite icyo mushaka kuganiriza abana, ababyeyi mufite icyo mushaka kwigisha abana cyangwa abandi babyeyi, namwe tuzajya tubakira, ni karibu. Amahoro y'Imana bane namwe rero, ubutanzaga kwa ndi kumwe na Louange, ndabakunda cyane. Mumfashe dutegura anniversaire y'umukunzi wanyu Louange, abari Kigali mwakira umukunzi wanyu Louange, mumwishimire. Nicyo nanje kubabwira, ubundi bye, ndabakunda cyane.